Ndabasuhuje, reka dukomeze inkuru yacu y'urukundo episode ya 7, aho inkuru ishimishije irimo n'amabanga yimbitse ariko muri make agiye kujya ahagaragara. Muri icyo gihe abaturage batangiye kubona Janvier yarahindutse, atakivuga, yakundaga kwicara ku irembo ry'urugo rwe, kubona umuntu urimo gutekereza cyane, ari mu bitekerezo byinshi, mbese muri make babonaga ari umuntu urimo guca mu bihe bitoroshye. Gusa usibye no ku baturage bamubonaga, gusa n'umugore we Claudine yatangiye kubona Janvier arimo kumuhindukana cyane, atakimwitaho cyane mu rugo, mbese akabona ko umugabo we ibintu birimo kumuhindukana cyane, arimo guca mu bihe bikomeye. Umunsi umwe Janvier yagiye kugura indabo, nuko azizana mu rugo. Umugore yamubajije aho izo ndabo impamvu aziguze, aramwihorera. Bwakeye yafashe za ndabo aragenda, gusa umugore we agenda amukurikiye ngo arebe ahantu izo ndabo azijyanye. Agiye kubona abona arimo aragenda yerekeza iwabo kwa Alice azimushyiriye. Nuko ahageze aramuhamagara ati Alice. Alice yari mu rugo arimo gukora uturimo, ahindukiye abona ni Janvier. Akubwo ku ruhande umugore we yarimo kumureba amucunga ibyo arimo byose. Nuko aramureba, bose bararebana, ari hagati ya Janvier na Alice bararebana, ariko hakagira habura n'umwe uvuga ijambo na rimwe. Gusa nubwo batavugaga, muri make imitima yabo yarimo kugenda iganira. Umugore akibibona umujinya waramwishe n'amarira menshi, ahita agenda yirukanka asubira iwabo. Claudine yakomeje kugenda yibaza ukuntu umugabo we arimo kugenda amuca mu myanya y'intoki. Numva nawe ubonye ibyo bintu umugabo arimo gukora, arimo kugenda mbese nawe yasaga abona aho arimo kugenda amucika mu buzima bwe. Ibyo bintu ntabwo byamushimishije, yatashye atameze neza, ababaye, umutima we utishimye. Muri iryo joro Alice aryamye, umugabo we yaje mu buriri, aza bucece atavuga, aza ahita aryama. Gusa umugore we aramubwira ati se Janvier, uracyankunda? Nuko Janvier ahita amusubiza ati Claudine, njye nifuza kubana nawe, gusa hari ikintu kimwe naguhishe. Gusa Claudine akomeza kumutega amatwi, afite n'ubwoba bw'ibintu nyine agiye kumva ku kanya umugabo we yamuhishe. Nuko Janvier akomeza kumubwira ariko yitse imitima, amubwira ati Alice twigeze gukundanaho, ariko umutima wanjye wakomeje kugenda wanga kumwikuramo, kugeza n'ubwo tugeze tubanye umbereye umugore. Claudine mu marira menshi amubwira, mbese ababaye ati kuki wabimishe, kuki utabimbwiye kuva kare kose? Ati nanjye nari nzi ko hari ikintu wamishe koko udashaka kugaragaza. Nuko Janvier aramwihanganisha, amubwira ati rega nanjye ntabwo nari nzi ko bizagenda gutya, nanjye ni uko nisanze, kandi abona umutima wanjye kubihindura birimo kugenda byanga. Bwarakeye Claudine azinduka afite umujinya mwinshi, aragenda yirukanka ajya kwa Alice. Mu gihe amushuje ati se waramutse, mu gihe undi ataramusubiza atamubwira ati umva Alice, sinyirwana nawe, sinyirwana n'amateka yanyu, ariko se kuki wagarutse mu byiyumvo by'umugabo wanjye, kandi njye nari nzi ko ibyo byarangiye? Nuko Alice yahise amusubiza ati erega nanjye ntabwo nifuza gukundana n'umugabo wawe, ati ariko njye iyo mubonye umutima wanjye utangira kumwiyumvamo, gukomeza kumwiyumvamo. Ati umutima wanjye mubonye itumera nk'aho wari usinziriye ukongera ugakanguka. Rero nanjye ntabwo rwose ibyo ndimo gucamo nanjye ubwanjye mbizi, ntabwo ariko njye ndimo kubishaka, ntabwo ndimo gushaka gutwara umugabo wawe. Nuko Claudine ahita abaza Alice ati se urashaka ko ntwara umugabo wanjye wari utangiye gukira ibikomere wasize umuteye mu gihe wari waragiye mu mujyi? Nuko Alice akimara kumva ayo magambo yose abura ikintu amusubiza, umugore ahita ataha anarakaye, arataha asubira iwabo. Ariko mu gace bari batuyemo abantu batangiye kuvuga ati Alice ni umucanshuro utwara imitima y'abantu, Alice yaje gusenya urugo rwa Janvier. Urumva yaratangiye kuba inkuru nyinshi muri ako gace. Abandi nabo bakavuga ati Janvier niwe watsinzwe n'amateka ye, yananiye kwikuramo umukunzi we wa mbere. Ariko mu by'ukuri bose bari abantu babiri batashoboraga guhindura iby'urukundo rwabashyizemo bose hagati yabo, ari we Alice ndetse na Janvier. Iminsi mike yakurikiyeho Claudine yabonye ibintu atabasha kubigumamo, ahita afata icyemezo cyo kuba yasiga urugo rwe akagenda akisubirira iwabo. Ku manywa y'ihangu Claudine yafashe imyenda ye n'ibikoresho bimwe na bimwe
abwira umugabo we Janvier ati genda agiye ndambiwe kubana n'umugabo uhora mbese wizenguruka mu marangamutima y'undi muntu, ati ndambiwe kubana n'umuntu nguwo utakima n'agaciro ahubwo akurikira urukundo rwe rwa mbere. Iminsi yakurikiyeho abaturage batangiye kuvuga uti Claudine yarahukanye yaragiye. Ubwo Alice nawe izo nkuru zimugeraho, akimara kubyumva Alice ashaka ibintu byo kuba yahunga akigendera, nuko ariko umutima ugakomeza kubyanga. Episode ya 7 naho ngaho igarukiye. Claudine asize umugabo we Janvier. Alice afite umutima wuzuye ikimwaro, naho Janvier arimo arabona ko ibintu byita urukundo bigiye gusenya ubuzima bw'abantu batatu bose. Ese muri episode ya 8 Janvier azagerageza kongera gusubirana n'umugore we, cyangwa igihe kirageze asubirane n'urukundo rwe rwa mbere? Ese mama Alice we azongera gukunda urukundo rwe rwa mbere, cyangwa azongera gusubirana n'umukunzi we wa mbere ari we Janvier? Muzacikwe na episode ya 8. Murakoze.